ndetse hano nuko dutangiye uyu mwana muto ashaka kurasa mama we ngo agire ibyo amwereka. Yagize gutya afata imyambi arasa mama we, yarashe ku ruhande ndetse mama we biramucanga. Yarashe ahangaha mama we biramuyobera. Gusa muri ako kanya gatoya hari urwandiko rwaje rwanditseho ngo ndebera papa wanjye ibyo arimo arakora nyagasani. Mama we ararusoma ndetse kuba yasoma uru rwandiko biramucanga, yibaza icyo umwana we agamije, biramuyobera. Gusa barakwereka muri urwo ruhande umugabo we ari guca umugore w'inyuma. Bivuze ngo kano kana gatoya kabikoze mu byo kugira ngo kabwire mama wako ko papa wako hari undi mugore bari kumwe utari mama wako. Uyu mwana muto arangije avuga ati papa, hati ndebera ko ku mana yanjye papa wanjye ibyo arimo arakora. Uyu mudamu urangaha arangije biramucanga, biramuyobera, yibaza ibiri kujya mbere muri uru rugo, biramucanga. Uyu mwana muto arangije gutanga sinyare, ayeretse mama we ko umugabo we amuca inyuma, amweretse yuko hano hari ibibazo. Uyu mudamu arangije aravuga ati mwana wanjye tuza wendaje nkwereke ukuntu bigiye kugenda. Uyu mudamu uranga aravuga ati ntabwo nabyemeraga, ati ibi ntabwo byiyumvisha. Ati mama, umwana muto ati mama, ati ibi byose ndimo ndakwereka ni akantu gatoya, ati iyo wagiye mu kazi noneho aba ari akarusho. Uyu mudamu ati wapi, ntabwo bishoboka, ati umugabo wanjye ntabwo yanca inyuma, ntabwo byumvikana. Ati si kuko uriya mukuru wanjye ko namwizeraga byaje kugenda bite? Kumbe uriya mugore uri kumwe n'umugabo w'uyu mugore ni mukuru w'uyu mudamu. Uyu mwana muto aravuga ati mama, ndakwinginze byibuze agira icyo ukora, kubera yuko iyo wagiye mu kazi basigara bari kumpohotera ndetse bakirwa bankubita banziza ubusa. Ati nararenganye, ati uko uvuye ahangaha sigara ndi mu bibazo, ngasigara meze nabi, ndetse ntabwo batinya no kuba bankingirana mu nzu y'inkoko nkirwamo ndi kunukirwa n'amatotoro. Uyu mudamu uri ahangaha biramubabaza kumva amagambo umwana we amubwiye. Arangije aravuga ati mana yanjye ma kwihangana, kubera yuko naza kuza gukora amabara. Uyu mwana muto ndetse ubwo yari amaze kubwira mama we ibimubaho ntabwo yarabimubwiye nyagasani. Arangije aramubwira ati mwana wanjye humura, reka nze ndaje nkwereke, ndabizi neza ko bigomba kuza gucamo, ngomba kuza gukora ibitangaje. Barakwereka umudamu, umwana muto yamanuye biriya byandiko yashyize hariya, ari kwereka mama we ibiri kubera muri uru rugo. Mama we arangije aza gake gake, yaje gake gake aza munsi y'ameza kugira ngo abihishe. Barakwereka bidatinze umugabo w'uyu mugore yazanye n'inshoreke ye ivina imwe n'uyu mudamu uri kwitsimba mu meza. Barakwereka uyu mugabo yaje gake afite inshoreke, afite umugore aca inyuma, ndetse uyu mudamu uranga amuca inyuma witsimbye ahangaha. Yazanye inshoreke ye ayizana ahangaha mu nzu, aza gake gake, azi ko umugore we yagiye mu kazi, azi ko rwose umugore yagiye mu kazi nta bindi. Uyu mugore w'inshoreke yarabimuga ati sheri, ati ndagukunda. Yabivuze ahangaha uyu ari kubyumva biramubabaza, aravuga ati ndagukunda cyane, ndashaka ko twazibanira. Ati murumuna wanjye ukamwanga ndetse ukaba wanamusezera akava ahangaha tugasigara turi kumwe njye nawe niba nta kibazo byaba bitwaye. Uyu mugabo arangije aravuga ati humura nta kibazo, ati ibyo byose ndabyemeye ndetse ndanabikunze kuba ari ibintu byiza umbwiye, ubundi kare kose kuki utari warambwiye ibintu byiza nk'ibi ngibi. Batangiye gusomana nyagasani, batangiye gusomana. Icyo batazi ni uko umugore mukuru ari hafi ahangaha. Uyu mugabo ntabwo azi ngo niba umugore we yagiye mu kazi cyangwa atagiyeyo, none arimo kubibona. Ese biraza gucura iki? Barakwereka batangiye kujya basomana, ari bameze neza nyine, bimereye neza nk'ibisanzwe. Gusa barakwereka bidatinze uyu mudamu ahangaha akomeza kuba yabyitegereza, arumirwa, biramucanga. Ingo nk'izi ngizi zibaho, ibi ngibi ntibizagutangaza, ibi ngibi ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi.
kuba wasiga umugore mu rugo ndetse kuba wasiga umugabo mu rugo bikarangira aguciye inyuma kuri mukuru wawe, kuba wazana mukuru wawe mu rundi rugo ndetse akaba yaguca inyuma muri ubu buryo ni ibintu byumvikana. Gusa bidatinze bagonze kano kana kaba muri uru rugo, barangije barakabwira ati mwana mutoya, ati kuko uri gukora icyangaha? Uyu mwana muto aravuga ati ndabyumva pe, none se murambaza icyo ndi gukora ngaha? Murebe ko ari mu rugo, hati ahubwo mwebwe muri mu biki kuko nawe urimo basomana kandi ibyo bintu atari ibintu byiza papa. Ati papa ntabwo ari ibintu byiza. Uyu mugabo avuga ati urabona, ati uno mudamu ni umushuti wanjye, tuba turimo tuganira ku mishinga. Barakwereka wa mudamu mukuru aranga ari kwibaza icyo yakora, byamucanze. Uyu nguyu arangije aravuga ati murumuna wanjye yagiye mu kazi, nanjye ndahangaha ndi gufasha papa wawe imirimo yangaha, ndetse wacyana ugenda uvanga tuve mu maso wikomeza kutubangamira. Uyu mudamu yaravuze ati sheri, ati kano kana gato nyamara twanagakubita kakava ahangaha kubera yuko njye ndumva kanyweye muri modo pe, kamvanye muri modo, ndumva ari ibintu bitanshimishije. Uyu mugabo arangije aravuga ati sheri ndaje mbikurikirane. Barakwereka uyu mudamu urangaha, umudamu witsimbye munsi y'ameza, byose ari kubikurikirana akantu ku kandi. Uyu mwana muto aravuga ati nyamara muranziza ubusa, sinzi ikintu muri kumpora. Uyu mugabo arangije aravuga ati wacyana we, ati vaye nkwereka ahantu nkujyana. Uyu mwana muto atari kuranjyana he papa? Ati ko kuranjyana hehe? Uyu mugabo aragize gutya ajyana umwana wiwe aramujyana, atavuga ati vaye tugende uva ahangaha kubera yuko uri kutubangamira. Barakwereka uyu mudamu uranga munsi y'ameza, yarababaye biramucanga, arababara cyane. Barakwereka mukuru we atangiye kumutwara umugabo, yaramuzanye ngo amusure. Barakwereka uyu mudamu witsimbye ahangaha munsi y'ameza yatangiye kuba yavamo gake gake kugira ngo akurikirane ibiri kubera ahangaha muri uru rugo, nyine akomeza bikurikirane. Ese birarangira gute mw'abantu mwe? Nakubwira ngo ino nkuru ni inkuru nziza cyane uri buze kureba ikaza kuza kugushimisha ndetse ukaza gukuramo n'inyigisho nyinshi. Barakwereka uyu mudamu yatangiye kuba yava ahangaha muri ano meza, avamo gake gake acunga, avuga ati ese biraza kugenda gute muri uru rugo? Acunga nyine gake gake nk'ibisanzwe. Barakwereka hari igisanduku kiri ahangaha, igisanduku kiri ahangaha. Uyu mugabo yazanye n'umwana muto, arangije aravuga ati ngomba kugushyira muri iki gisanduku ukagumamo ndetse ukaza kuvamo ari uko nyoka atashye. Uyu mudamu uri ahangaha ndebere neza umutima mubi wo muri uru rugo, kano kana gato kari karabigendeyemo, karabigendeyemo. Barakwereka uyu mugabo arangije, umugabo w'ikinyamaswa afata umwe we, arangije aramubwira ati mwana wanjye jyama aho ngaho ube wicaye muri icyo gisanduku. Umwana muto yagize gutya aza yicara mu gisanduku. Uyu mudamu arangije aravuga ati icara muri icyo gisanduku, uraza kukivamo ari uko nyoko aje, kubera yuko urimo kutuvangira, urimo kutubangamira ibintu byose. Umwana muto arangije aravuga ati ese koko munzijije iki? Mwanditse koko mukareka kumuhotera? Hati ko atari ibintu byiza kuba mwanshyira muri iki gisanduku, ntago uyu nguyu ari umuti w'ikibazo ndetse nta n'ikintu muri gukemura na kimwe. Ati ibi muri gukora ndabizi neza ko muzabona ingaruka zabyo, ibi ngibi ntabwo byazabagwa amahoro nubwo muncecekesha mugatuma nta n'ikintu na kimwe navuga. Ndabizi neza ko Imana izabatamaza. Barakwereka uyu mudamu yagize gutya afunga kino gisanduku ndetse bapfungiye mu mwana. Sinzi ngo ahangaha ngo umwana ngaraza kuba yagira ubuzima, undebere ubunyamaswa bw'abantu. Uyu mudamu arangije aravuga ati sheri reka tubikurikirane, va twigendere dusige kino cyane ahangaha. Barakwereka batangiye kuba bafunga n'ingufuri, undebere neza, ntabwo hano wamenya ko harimo umuntu, ntabwo wamenya ko harimo umuntu habe na gatoya. Uyu mugabo arangije aravuga ati nizere yuko mbishoje, noneho twajya ku mu byacu
tukabikurikirana nta muntu n'umwe uzi ibyacu, ibintu bikaza kugenda neza. Ati sheri twigendere tuve aha ngaha tugende tujye mu nzu tubikurikirane. Uyu mudamu arangije yavuze ati sheri, ati uyu mwana yatuderanjaga pe, yatuderanjaga, yatumaga tutagira ibyo twikorera, yatumaga tutikorera ibyo twagakwiye kuba turi gukora, ndetse ubu ndumva ameze neza kuba turi kumwe turi babiri. Gusa bidatinze mama w'uriya mwana mutoya, mama w'uriya mwana muto bidatinze yahise ahagera. Undebere neza, abangaba bazi yuko aribo babiri bari mu rugo, aribo bonyine bari muri uru rugo babiri. Gusa kino gisanduku kiranga kirimo uriya mwana muto. Gusa mama we twamubonye kare, yaraje aravuga ati mwana wanjye, ese kuko bagufungiye muri iki gisanduku? Umwana aravuga ati yego rwose mama, ati kano niko karengane bankorera ko kwirwa bamfungiye muri iki gisanduku, nkirwa muri iri sanduku, nkirwa muri iki gisanduku, ndetse bikanyobera, nkirwa mfitemo inzara meze nabi. Uyu mudamu byaramubabaje kubona umwana we mutoya birwa bamuhohotera kugira ngo bagire ibyo bikorera. Uyu mudamu arangije aravuga ati mana yanjye, hati se kuko ibingibi bizarangira gute koko? Ntabwo ibingibi nabyumvaga ko umugabo wanjye yabikora, ndetse nanjye kugira n'ubu ngubu sindasobanukirwa neza icyo nakora, icyo nabikoraho mwana wanjye. Hati mwana wanjye, komeza ugire umutima ukomeye, ndabizi neza ko ibi bintu turi buze kubicamo kandi bikaza kugenda neza. Akana gato kihebye, ndetse uyu mudamu nta n'ukuntu yafungura kino gisanduku kubera yuko basize bagifunze n'ingufuri. Uyu mudamu arangije abwira umwana ati mwana wanjye, ndabizi neza ko ngiye gushaka urufunguzo nkakuvana aha ngaha, ngiye gushaka urufunguzo. Uyu mwana muto aravuga ati mama, bikore wihuse ndebe ko naza kuvamo aha ngaha nyifite umwuka, kubera yuko mama hano nta mwuka mfite. Gusa bidatinze reka batwereke ku bintu byose byatangiye. Umunsi umwe uyu mugore uri aha ngaha, mukuru we yaje kumusura. Aje kumusura mukuru we n'uyu nguyu arangije aravuga ati mbega urugo rwiza, ati rwose aha ngaha nahishimiye, ndabona ari ahantu heza, ndetse n'umugabo wawe namwishimiye, n'umwana we namwishimiye. Undebere kuza mukuru wawe kuza kugusura akaba yatwara umugabo wawe. Uyu mudamu uri aha ngaha aravuga ati murumuna wanjye, hati rwose urugo rwanyu ni rwiza kandi muzabyare muheke, hati kandi mujye mugira amahoro umunsi ku munsi, ntimukabe nka ba baturanyi bacu bahora barwana. Uyu mudamu aravuga ati sureba n'umwana wanjye, sura ko tumeze neza, hati rwose urabona ko ibintu ari byiza. Uyu mudamu wo muri uru rugo arangije aravuga ati ariko njye ndi hafi kujya mu kazi. Uyu nguyu aravuga ati murumuna wanjye, ati rwose niba uri hafi kujya mu kazi, nanjye rwose murabona ko maze iminsi myinshi hano, nanjye ndumva nshaka kuba nataha, ati nkumbuye kujya kureba mama wanjye, ndetse namusize wenyine, ndagira ngo njye kumureba. Uyu mugabo arangije areba mukuru w'uyu mudamu abona ni mwiza cyane kuruta umugore we. Uyu mugabo arangije avuga ati ati kuntu disi ari mwiza ku mutima. Bakwereka aha ngaha umugabo w'uyu mugore arahaguruka, ndetse n'umugore we arahaguruka. Umugore we arangije aravuga ati njyewe hari ibyo ngiye kuba ndi gukora, mube muganira, ndetse igihe cyo gutaha kigeze yanataha nta kibazo, njyewe turahorana n'amundi umunsi ku munsi. Uyu mugabo arangije aravuga ati nta kibazo kirimo rwose, ndabyumva ni ibintu byiza, ati rwose twaba tuganira, ndetse niba ugiye no mu kazi nta kibazo rwose, uyu ni mukuru wawe, nta kibazo, ntacyo byaba bitwaye. Uyu mudamu uri aha ngaha aravuga ati sheri, byibuze ndabyumva ko ibyo ngibyo ari ibintu byiza, kambe nigiriye mu kazi, musigare mugacishaho muganira, ndetse n'uwo mwana mwe muganira, ndetse ibintu bimere neza. Uyu mugabo uri aha ngaha yasigaye yitegereza mukuru w'umudamu we, abona ni mwiza, abona ateye neza. Uyu mudamu arangije atangira kuba yakarangira akanyobwa,
agakarangira uyu mugabo, amwereka uburyo ari mwiza, uburyo ateye. Uyu mwana muto arangije atangira kuba yabitegereza, yibaza ibyo baba barimo, biramucanga. Bahise tayari bagenda bava ahangaha, batangira kuba bajya mu cyumba, ndetse batangira kuba bajya gukora ibintu bitari byiza. Ndebere neza ahangaha kuntu ibintu bimeze. Uyu mwana muto biramucanga, yibaza ibyo barimo, haravuga ati bise bishoboka bite? Hati kunzi ko mukuru wanjye mama wanjye yitonda, ndetse na mukuru we akaba yitonda, use byaba byatewe n'iki? Umwana muto aza gake ngo arebe ngo bagiye mu biki, ndetse barakwereka uyu mwana muto arimo araza gake, asa gake gake. Yaraje akingura urugi rw'ahantu binjiye. Uyu mwana muto ageze ahangaha yagize ubwoba, abona uyu mugabo, abona papa we arimo arasomana n'uriya mudamu utari umugore we. Aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ibi ntabwo mbyumva. Hati se muri mu biki? Hati ko murasomana muri mu biki? Uyu mudamu arangije aravuga ati wakana we sohoka ujye hanze, we rwose uri rwivanga uza kutuvangira, ati ibyo urimo ni ibiki koko? Uyu mudamu arangije aravuga ati wa mwana we, ibintu nk'ibi ngibi simbikunda, sinkunda abantu baza kwivanga mu bitabareba, ati sinzi ngo urashaka icyangaha. Hati koko nta soni zo kuza ugakingura ahantu hari abantu babiri ukaza kuba wabarunguruka? Ati urumva ari ibintu byiza wa mwana we? Hati uwo niwo muco bagutoje. Uyu mwana muto hati muceceka aho ngaho, si ibyo mwari murimo nabibonye, ndaza kubarega. Uyu mugabo arangije aravuga ati wa mwana we, uraramuka ugize icyo uvuga uraza kumbona. Ati uraramuka ugize ikintu ubwira nyoko ntabwo ndaza kukwihanganira, ndagukubita nuramuka ugize ikintu uvuga. Ati uceceke urumire, ntihagire ikintu na kimwe uraza guhingutsa mu kanwa kawe. Ati ibyo uboneye ahangaha birangirira ahangaha, ndetse ntihagire ikintu uvuga. Uyu mwana muto aravuga ati ndabivuga, ntabwo ndaza kubyihanganira. Hati rwose ibyo murimo ntabwo ari ibintu byiza. Uyu mudamu arangije aravuga ati ubwo rero urumva ufite ubwenge, wibeshye ugira ikintu na kimwe uvuga uraza kumbona, ntabwo ndaza kukwihanganira, nta mpuhwe ndaza kukugirira, ibyo ngibyo ubyumve. nuramuka ugize ikintu uvuga urambona. Uyu mwana muto biramucanga, abura icyo akora, abura icyo yakurikiza, ndetse ahangaha sinzi ngo yakora iki. Uyu mudamu urangara aramubwira ati vuba vuba va ahangaha, hita sohoka ugende ureke kutubangamira. Uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye, urabibona yuko uyu nguyu rwose ni nka mukuru wawe, uyu nguyu ni nka mama wawe, ntabwo rwose hari ibindi bintu twari turimo biba byarenze ku buryo wabikurikiza wowe ukabyumva nk'ibintu by'ukuri. Uyu mudamu arangije aramubwira ati mwana wanjye, urabizi ko muri uru rugo rwose naje nje kubasura, hati kuba ndi kumwe na papa wawe nta kibazo kirimo, ahubwo sohoka ahangaha ndakwiyamye, genda. Nyagasani barakwereka uyu mwana muto yagize gutyo, baramusohora arasohoka, basigara babitekerezaho bibaza ibiri kujya mbere. Nyagasani ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo ahangaha ni kuri Kaba Films, kora subscribe tubana umunsi ku munsi. Gusa barakwereka uyu mudamu yakomeje kuba yakomeza ibyo yari arimo, hakomeza kuba yaca murumuna we inyuma, ndetse murumuna we atangira kuba yamuca inyuma amuhohotera. Birangaha barakwereka uyu mwana muto ageze ahangaha aravuga ati kuko mana yanjye, ese nkora iki ko bambujije kubivuga? Nkora iki? mbigenze gute ko numva ari ikibazo gikomeye cyane? Ati ariko uko byagenda kose ngomba kubikora. Ati ndabizi neza ko ari ibintu bigoye, ariko uko byangendekera kose ngomba kubikora. Gusa bidatinze, ibyacu ubundi ntabwo bijya bitinda. Barakwereka bidatinze haciyemo agahe gato cyane katari kanini. Wa mwana mutoya yaje ahangaha aza ari komboka gake gake, ageze ahangaha ahabona isutiya bahatari bazamuka. Arangije aravuga ati okay, ati noneho mbonye gihamya yo kubihamya.
ati mama wanjye kugira ngo mwemeze ibi bintu byari kuzagorana, ariko byibuze mbonye gihamya yo kuba nakereka mama wanjye ko harimo ikibazo gikomeye hagati ye n'umugabo we. Ati ngomba kubikora ndetse nkaba nakereka mama wanjye ukuri, byose bikaza kugenda neza. Barakwereka wa mwana mutoya yakomeje kuzamuka asubira muri cya cyumba. Yagarutse muri cya cyumba arafungura gake gake, yaje ari komboka gake gake. Mbibutse yuko kino cyumba mu kanya nicyo bamwirukanyemo, yaje gake gake. Ese biraherera hehe? Yaje gake ndetse ino nkuru ifite n'igice cya